Imana ikintu yagukoreye utazibagirwa cyangwa se uhora wishimira n'iki? Ikintu Imana yankoreye ntazibagirwa nuko yampaye umunezero mu bihe by'umubabaro. Gute? Sinzi rimba wabyumva. Dusobanurire. Urugero. Kavugana nanjye ntaranabatizwa ntaranizera ariko kavugana nanjye ndabizi warababaye byagenze gutya ariko nzaguhoza amarira. Yambwiraga ko nzarira izampa abavandimwe. Yarambwira ati nzaguha ababyeyi, nzaguha abasaza bawe, nzaguha barumuna bawe, nzaguha umuryango. Muri uwo muryango reka mbwira ati kandi uzarira n'abantu utabyaye. Muri uwo muryango nyine n'aba bose bagiye bazana. Yabiguhaye isezerano yari guhaye muhe mwaka? Ugereranye. Yo mpa 2003. 2003 ryasohoye ryari? Igitero Satani yigeze kwagaba mu utazibagirwa mu myaka runaka. Reka tuvuge kimwe. Ni iki? Papa, ni byinshi. Amateka ni byinshi gusa. Turabasuje bakunzi ba Irakora TV nk'ibisanzwe tubazana ibiganiro by'iyobokamana, ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye baba muri gospel cyangwa se bataba muri gospel. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, navuga ko dufite exclusive interview, navuga ko dufite ni umunsi udasanzwe kuri nge naba no kuri abangaba cyane cyane nkuko twonabibabwiye muri twakoze interview ya mbere n'uyu musore. Yatubwiye ko yahuye na mama Byiringiro akamubera umubyeyi guhera 2016 kugeza ubu ngubu aracyari umubyeyi we. Uyu musore yabaye imfubyi afite imyaka 3, aza kurirwa na mushiki we. Ubuzima butari bworoshye na gato, ariko ubu ngubu arashima Imana. Murabona ko yambaye neza. Urakoze cyane. Bambaye neza. Turabakiriye uyu munsi. Urakoze cyane. Amakuru ni meza. Meze neza. Nabahuje na mama wawe. Urakoze cyane. Uragura? Ni ngombwa. Uragura akantu. Umunsi ndagusohokana wigurire. Ni byiza. Uyu mama Byiringiro amakuru ni meza. Meze neza nta kibazo. Ndabona wambaye neza, nkuje n'umuhungu wawe. Ako bundi mwayirukanaga ryari? Oya nta turabana. Ntabwo mubana. Ubundi uributsa amazina yawe abadukurikiye. Noneho mama Byiringiro turamugarukaho nyuma. Murakoze cyane. Abakurikira Irakora TV nkuko nubundi twari kumwe. Amazina yanjye ni Tuyisenge Emmanuel, ndi umukristo. Nteranira mu mutima nkabarizwa muri ADPR. Murakoze cyane. Yego. Mama Byiringiro ubundi umufata nk'iki kuri wowe? Ikintu cya mbere mufata nk'umubyeyi. Ikintu cya kabiri mufata nk'umuntu udacogora mu murimo, ambera icyitegererezo. Mama Byiringiro uraho neza? Muraho cyane. Mu bana baguciye imbere Manuel wamusobanura gute? Manuel namusobanura nk'umwana mwiza kandi wubaha kandi uca bugufi kandi ikindi cya kabiri wumvira. Ni umwana udasanzwe, twarabanye kandi tubana mu bihe bibi bikomeye ariko ntigeze ahindurwa nabyo. Mwabanye mu buhe buzima? Uyu munsi abantu babibonye wowe uri kutureba bwa mbere iki kiganiro cyangwa se wije kuri channel yacu bwa mbere, tunyuriremo muri ubwo buzima? Buryo twabanye mu bihe byari bikomeye, byari bigoye, araho yabaga zari intambara, byari bibazo. Noneho nanjye yampungiraho agasanga ni bibazo, ariko mufata nk'umwana wa mbere, umwana mwiza w'inkoramutima kuko nareze abana benshi, ariko mu bana bambaye hafi cyane arimo. Rero ntabwo nabura kumushimira. Mu buzima wari urimo ukennye, navuga ukennye, reka tubivuge gutyo, ariko usenga, ubundi niki cyatumaga ufata Emmanuel ukumva ko nawe wamuzana muri ubwo buzima ubayemo kandi ukennye? Uwo mutima kubera iki ubundi wumvaga ko uri bumufate akaza ukamurera kandi nawe ukennye cyangwa se uri mu buzima bubi? Mbonye ntago icya mbere cyabinteraga n'ubupfubye naciyemo
byatumaga nanjye numva ngiriye umwana wese w'imfubyi imbabazi, kandi ntabwo ari we gusa, hari n'abandi benshi nari mfite icyo gihe mbarera. Rero kandi mbegana n'aka kanya numva umutima nk'ufite, kuko ntekereje ahantu inzira naciyemo y'ubupfubyi, nubwo njye ntagize amahirwe yo kujya ubona umuntu ungirira imbabazi ngo anyakire, ariko nahize umuhigo mu mutima, mu bushobozi buke naba mfite ntago wazungana ngo usubizeyo. muri abahamya bahamya ko Imana ikora. Ikora mu buhe buryo? Imana irakora. Cyambere Imana uburyo ikoramo ushize narabivuze. Imana ikora ibintu bitangaje, kuko ushobora kureba ukuntu Imana iri mu mfubyi ikayonsa, konsa imfubyi, utagira so, utagira nyoko, utagira umuntu kwitaho. Ubundi imfubyi kenshi ntikunda kugira umuntu yitaho, ariko Imana ikakwindira mu buzima bubi, ukarara hanze, inzara ikakwica, ukarwara amavunje rimwe na rimwe, abandi bakarara mu mikingo, abandi bakama ibobo, ariko ijisho ry'Imana rikagenda riguhoraho buri gihe. Rero y'ibyo ubikuri ukabitekereza ubuzima waciyemo, uko imyaka yagiye itambuka, ukareba urukundo n'imbabazi, noneho wagira ukuntu Imana yaguhamagaye uri imfubyi kabisa, ikaguhamagara yonyine, nta ruhare ubigizemo, nta babyeyi babigutoje. N'ikindi kintu nakundiye Imana, buriya Imana ni umubyeyi, nubwo itagaragara ariko ikora ibintu bigaragara. Amen. Imana ni umubyeyi, sinzi ukuntu nabivuga, ihereza n'umwana ikinyabupfura, cya kindi se na nyina bataguhaye. Hari n'igihe bagira bakakiguhereza ariko umwana bikanga, ariko Imana yo mu bumana bwayo iguha ikinyabupfura, urara muri borodire, iguha ikinyabupfura urara mu gihuru, iguha ikinyabupfura uri mayibobo, cya kinyabupfura ukazakigenderaho, ku buryo nta n'umuntu ushaka kumenya ngo uyu mwana yarireze. Noneho ngera akantu kajya kanshimisha cyane uburyo ikora, ni ukuntu iguhamagara muri bwa bupfubyi. Niyo mpamvu hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nicyo cyatumye ibona ko ndo kwizerwa, nayo ingabira umurimo wayo utagirwa na buri wese. Manuel, wowe wigeze ugira isezerano yuko uzahurana amabyiringira akagufasha muri ubu buzima, haba bwa gikristo cyangwa se ubuzima busanzwe? nari ndifite, ariko wavuga ngo Imana yaravuze ngo nzaguhuza n'uwitwa mu mabyiringiro. Ndavuga cyangwa kuguhuza n'umuntu uzagufasha nk'uko urumva ubundi akenshi iyo twagize ibikomere n'Imana yivugana nawe akenshi usanga ivuga ku kintu kikubabaje cyangwa se kikenshi kikubangamiye, kiguhamagara kugira ati humura, nzaguha ababyeyi, nzaguha abantu bakwitaho, abataraguhaye urukundo ariko uzarubona. Ni mwubwo buryo twahuye rero ari mu isezerano ry'umubyeyi wawe. Wari hawe ryari? Nari haye njyamagarwa, kuko iyo umuntu ajyamagarwa urumva ko nubwo nakubwiye ziriya tariki ubwo duherukana mubwira ngo ni 2016 n'iki, ariko mbere nabanje gutegurwa, nabanje kuba mu bihe by'amasengesho, kavugana nanjye ntaranabatizwa, ntaranizera, ariko kavugana nanjye ndabizi warababaye, byagenze gutya, ariko nzaguhoza amarira. Nuko ni mw'ibyo bihe rero twahawe iryo sezerano. Imana yagukoreye, tubwire mu buzima waciyemo yego bwo kuba imfubyi mu gihe kinini, kuba udafite imiryango, akukarerwa na mushiki wawe, nabwo mu buzima butoroshye. Imana ikintu yagukoreye utazibagirwa cyangwa se uhora wishimira n'iki? Ikintu Imana yankoreye ntazibagirwa nuko yampaye umunezero mu bihe by'umubabaro. Gute? Sinzi rimba wabyumva. Dusobanure. Urugero, kuba wabaho utari wa muntu w'ikihebe, kandi nyamara ubuzima urimo cyangwa se uri gucamo bwakwemerera kwiheba. Imana yarabinyuranyije rero, umunezero mu cyimbo cy'umubabaro. Urumva shakubwira ngo yampaye ibi, yampaye amafaranga yarya karangira, yampaye imyambaro irasaza n'umuntu agashaka indi, ariko muri njyewe harimo amahoro nubwo nahuye n'ibibazo cyangwa se n'ibigeragezo bikomeye. Mpora nishimye, ndi umunyarwenya no kwenda tutaraganira cyane, ntago nsa n'ubuzima naciyemo. Ubu munsi mama byiringiro, wari ufite isezerano yuko uzahurana n'abana b'imfubyi ukabafasha mu buryo bw'amasengesho cyangwa se muri ubu buzima busanzwe. Ese warabyizeraga ugereranyije n'ubuzima wabagamo nawe butari bworoshye? Nanjye Imana imaze kumpamagara, ngo Imana iguhamagaye ikintu cya mbere banza kuguha, iguha amahoro, yarangiza ikaguha ibyiringiro,
ikanakwereka iby'ejo hazaza nubwo utabubyizeye ntuzabibona ariko nanjye Imana impamagara yambwiraga ko nzarira izampa abavandimwe yarambwira ati nzaguha ababyeyi nzaguha abasaza bawe nzaguha barumuna bawe nzaguha umuryango muri uwo muryango reka mbwira ati kandi uzarira n'abantu utabyaye muri uwo muryango nyine n'aba bose bagiye bazana yari guhaye muhe mwaka ugereranyije yo mpa 2003 ryasohoye ryari yari mpa 2003 nuvuga ngo nkimara guhamagarwa ryatangiye gusura muri 2005 ubwo ni imyaka oya 2003 oya 2003 2015 nibwo ryasohoye 2005 mu myaka ibiri ubu ngubu abana ufasha Imana yaguhaye utabyaye mu buryo bw'umubiri ufasha ni bangahe? ntabwo nababara ngo mpite mbarangiza cyakora cyo muzagenda mubabona cyane bazaca hano cyane kuko ndashimana Imana ko benshi barakuze ni abagabo ni abasore ni abadamu bakuze abandi nabo ni abakobwa rero muzagenda mubabona ariko sinababara ngo mbarangize hari n'abagiye hanze mu byo wishimira Imana mu bana Imana yaguhaye mu byo wishimira kuri bo ni ikihe kintu wishimira kuri bo nyine? Icya mbere nishimira nuko mu bo twabanye ntawavuye mu nzira y'agakiza wenda ngo agwe cyangwa se agira ubuzima bubi nezezwa nuko bose uko twagiye dusenga mu mibabaro Imana iduha amasezerano ubu bamwe bagiye babihagararamo mu by'Imana yagiye itubwira mu bana baguciye imbere cyangwa se mu bo warize mu buryo bw'umwuka cyangwa se umubiri hari ijambo ryagukoraga ku mutima cyangwa se ikintu bakunda kukubwira kikagukora ku mutima ni ikihe? Ikintu cya mbere numvaga kinkora ku mutima nuko mu nama nabagiraga baranyumviraga kandi nkabona bagendeye ku murongo w'ibyo nababwiye ibi byatumaga nanjye ngira ibyiringiro baranyumviraga kandi bakamba hafi kandi nkabona uko mbigisha barushaho kwegera Imana no gukunda gusenga ibyo rero byaranyubakaga cyane byarakubaka. Iyo ugarutse mu buzima busanzwe bwo turakosa urubyiruko n'urubyiruko abana ubu ngubu wareze hari uburyo umuntu agiye atanaho gake ese iyo bibayeho muri rwa rubyaro navuga ngo wareze ubahana gute mu buryo butabakomeretsa? Icya mbere shima Imana abenshi twabanye barashatse abadamu barashatse abasore bari kugenda bashaka kandi n'ukuvuga ngo gutana burya biravuga ngo nuhagaze rindatagwa ushaka gucikwa akagwa ariko ntago nabimwangira umuzibukire ahubwo ikibaho icyo gihe ni ugusenga kandi ikindi cya kabiri ukongera ukamuba hafi. Uyu munsi turi kumwe na Emmanuel umwana wawe wambaye neza brother wambaye neza Imana yakoze byinshi mugani w'agafaranga yesha abazimu turamusuhuje umuntu uvuga ukuri n'umuntu umugabo 2016 uhura na mama Byiringiro wari umeze ute duhereza ishusho y'ubwo buzima? 2016 nyine urumva hari igihe usubira mu ntekerezo ugatuvuga nti Imana ntabare sinzi mwahuriye Rusizi mwahuriye i Kigali uko nabikubwiye naje mu buryo bwo gushaka imibereho noneho nje mu buryo bwo gushaka imibereho ariko Imana yo buriya Imana ikora ibintu bitagaragara bikabyaramo ibigaragara naje muri Kigali wenda numva ko ngiye gushakisha ariko byari muri gahunda yo guhamagarwa maze kugera muri Kigali ndastragoringa cyangwa se ndashakisha nkuko bisanzwe n'abandi bose bashakisha bana biranga ariko ndashimira Yesu ko noneho bimaze kwanga byagenze bite? Urumva bimaze kwanga nararebaga nyine urumva umuntu arumaze guhamagarwa nari mfite ubwenge bukora neza ntekereza ndebe iki abandi kambanze ngire gute nsubiri Rusizi wenda n'umuntu afata umwanya wagije wo gusenga cyane ko urabizi ko ibintu byo gusenga by'abanyarusizi cyangwa se abanyacyangugu ni ibintu bakora nk'umurimo ni mwubwo buryo twahuye rero ngisubirayo bigenda bite? Abamuzi neza yari afite icyumba yabaga aho bita mu Kazarusenya yari afite icyumba yarayoboye kinini cyane cyaragamo n'abantu batandukanye abakongomani
abanyarwanda aba mu madini atandukanye kandi ikintu namukundiye umuhamagaro ni umuhamagaro ukomeye wenda nk'abantu tuba mu idini runaka ari gusanga tugira ikintu kiri nk'ironda dini ugasanga umuntu mudahuje idini n'iki yahamagawe umuhamagaro ukomeye kuko yari afite icyumba warazaga uri umusambanyi akakwihanisha ukaza uri umusinzi akakwihanisha ntawe asubizayo urumva rero ni mu buryo twahuye nanjye nagiye gusenga n'umuriro mwinshi ngihamagarwa n'iki duhura muri ubwo buryo ahita abona mfite n'impano y'ivugabutumwa akajya mfasha muri ubwo buryo noneho biza kuva mu buryo bw'umwuka bigera mu buryo bw'umubiri turaganira nkagiwe nkabayo nkamaraho nk'iminsi ngakoraho amasengesho nari ndi mu buzima bugoye cyane ariko hakunda uhora mu cyumba nta cyerekezo nta buzima n'ipantaro yo kwambara ari ikibazo duhura muri ubwo buryo nyine noneho mugeze i Kigali ubwo hanyuma ni burebure garutse i Kigali urumva ko we mu ubwo buryo twasenganye Imana urumva ni hafi imyaka 5-6 gukira imiragera noneho rero Imana yaje gusoza isezerano nk'uko yabivugaga nzagukura mu cyaro nkwimure n'abantu basenga Imana barabizi Imana buri iguhisezerano ryo kuva ukajya ntababura amabwira ngo va kwa so kutera ugende nzakugira gutya nawe niko yamubwiraga tukumva ari ibintu bisanzwe Imana yaje kurisohoza aza muri Kigali ubwo rero nanjye nza nk'umuntu wisanga urumva nari nje mu rugo byandi byo kongera gustragulinga nka mbere byo gushakisha n'iki urumva Imana yahinduye ubuzima by the way urumva bwa buzima twabaga muri Rusizi bugoye bwo kwishakisha ubu byarahindutse tugaruke kuri mama Byiringiro mu gusenga mu cyumba cy'amasengesho wari ufite isezerano yuko uzahura n'uyu nguyu mbo isezerano nari ndifite nari ndifite ko Imana izampa abavandimwe ikampa n'abana biyongera ku bandi nari mfite kubera ko ntabwo ubuhamya mu gice cya mbere nabaye imfubyi ariko nkura nta bavandimwe mbona rero Imana uko yagendaga nsenga niko yambwira ati nzaguha abavandimwe nzaguha abasaza bawe nzaguha ababyeyi nzagira gutye noneho nabaye mu gihe kinini ntabo mbona rero bagiye kuza nyine mu isezerano Imana igenda ibama niyo mpamvu rero mbafata nk'abasaza banjye ubundi nkabafata nk'abana banjye nuko icyumba cy'amasengesho i Rusizi kivuze iki mu buzima bwawe ni amateka kivuze ikintu kinini cyane ni amateka akomeye ku cyumba cy'amasengesho nakigize aho bita mu Kadasomwa aho ngaho dufite amateka tugerageza dusobanurireho kuko nk'abantu batasengeye cyangwa se na bamwe muri baduri kudukurikira bahasengeye muri comment section baraza kubitubwira kivuze iki mu buryo burambuye icyumba cy'amasengesho wahaboneye izihe mbaraga nibiki wahakuriye bivuze ngo hari icyumba cy'amasengesho hari n'ibitero Satani yahabagabaga urumva ntibyabura byabaga bimeze bite ese iyo byazaga wasengaga mu buhe buryo duhereze ishusho y'icyumba cy'amasengesho wari ufite Rusizi nakorewe umurimo w'Imana ahantu hatatu icyumba cy'amasengesho kimwe cyari mu Kadasomwa ikindi nakize ku badive nayo ni amateka ikindi kizana bita mu Matewusi wakuraga icyumba cy'amasengesho kimwe cyarasenyukaga reka tuvuge muri ubwo buryo cyarasenyukaga cyangwa se nubwo nuhango uko Imana kwimuye yimura n'umurimo kuko umurimo ntago ari inzu imirimo ni ngewe rero ubwo ni ukwimuka ni amateka n'ubuhamya wewe wimukaga ubwo aho wimukiye wahakoraga icyumba cy'amasengesho nuhango mu Kadasomwa ni amateka maremare nashyize muri bya byiciro 5 by'ubuhamya nzabwira abantu rero mu Kadasomwa ni ahantu n'igihe byari nk'ishuri ariko ni ahantu Imana yakoreye ibintu bikomeye ndabibona Imana harahampamagariye nahahuriye n'ibikomere byinshi ndahakubitirwa ndahabyarira ndahashakira noneho rero birangira n'Imana ihampamagariye noneho n'inzara irandya mpambarira ubusa abantu bakafata nk'umusazi kandi kuko rero imeze nk'umusazi inzara irandya injyana abana mpabyarira abana buri mwaka inzara ihandira umugabo arahankubitira ni ahantu ufite amateka menshi noneho birangira n'Imana niho hantu navuze niyo ya ngingo navuze ngo kubuvugana n'Imana ntibikuraho kugeragezwa kuba Imana yavuganye nawe ntago bikuraho kugeragezwa rero aho ngaho bafite amateka menshi kandi abantu bahaboneye Imana indwara zarakize abantu barahihanira Imana yakoreye ibintu bikomeye bitangaje Imana irahavugira ibintu irabikora uyu munsi hari ukuntu tubona
mu buzima busanzwe hari niba warahakubitiwe urahashakira urahabyarira uhaba mu buzima bubi ariko noneho uzakuhashinga icyumba cy'amasengesho. Ese abantu barabyizeraga ko uri woherejwe n'Imana cyangwa n'ubundi? Ese mu batarabyizeraga niki cyaguhaga imbaraga? Mbona uvuga ngo muri ibyo byose navuze ni birebire, nzabivuga muri bya bice navuze. Nuvuga ngo narahashakiye, ndahabyarira, ndahakubitirwa, mpahurira n'inzara, nambara ubusa, mbaho ubuzima bubi, ariko ndanahamagarwa. Ntago bishatse kuvuga ngo nkimara guhamagarwa intambara zararangiye, ahubwo no muri iyo mibabaro, no muri izo ntambara, no mu kugusonza no kwambara ubusa, nari narahamagawe. Rero aho ngaho imbaraga aho nazikuraga, icyambere y'Imana imaze kuguhamagara igufiteho umugambi w'Imana. Nicyo niryo ya ntego navuze tuzaganiraho ubutaha, ivuga ngo Imana ifata umugambi wayo ikawubika mu gihe. Rero y'abantu bakurebera mu gihe, sibyo? Bakurebera mu gihe, bakakureba mu bihe bibi, kwambara ubusa, ibiki byose ugasenga ntibabyemere, ariko Imana yo yari yaguhamagaye babyemezwa n'ibikorwa. Imana iyo yaguhamagaye babyemezwa n'ibikorwa. Ariko ese igitero Satani yigeze kwagaba utazibagirwa mu myaka runaka, reka tuvuge kimwe, ni iki? Byinshi amateka ni byinshi, gusa ndashima Imana ko mu rugamba nahuye narwo cyangwa mu nzira naciyemo ntago nari njyenyine. Hari igihe narwanya urugamba njyenyine, hari igihe nageze rero Imana mpaba abana n'abandi uzabona benshi n'abadamu n'iki twakoranaga umurimo, ngenda mbicamo. Hari byinshi ndashaka kuvuga bizagenda bivugwa n'abantu bazagenda baca hano, wenda se bahiriza abantu ubuhamya, ariko aho hantu hafite amateka akomeye sishaka kuhibagirwa. Emmanuel, we wasengeye ryari? Nkuko nabikubwiye ni 2016 nibwo wahasengeye aho hantu. Yego, turakomezanya kugeza n'ubu tugira twimuka, ni n'ubungurana ko turi kumwe. Bibiri ubwo hashize imyaka 6. Na Kaelisa na Elia no kuzamuvaho nyine umugisha ubonetse. Nta kintu udasobanuye neza. Nakubajije ibitero Satani yakugabye mu bihe by'amasengesho, ukavuga ati ibi ngibi ikintu utazibagirwa cyabaye mu gihe cy'amasengesho. Reka urushako twaruretse no kuba mu gihe cy'ubupfubyi tubiritseho gatoya. Reka tuvuge noneho winjiye mu gihe cy'amasengesho, Imana iraguhamagaye, ukoze icyumba cy'amasengesho, ikintu cyabaye utazibagirwa cyangwa se ariko ari cyo kiguha imbaraga ukavuga ati Imana kubera ko wakoze biriya nibyo bimpa imbaraga yuko nta kuvaho, ni iki? Aho rero umpambwiye waba unjyanye kure, kuko icyambere cyagiye kimpa imbaraga zo kuba ntava ku Mana nubwo abantu bamvaho cyangwa nubwo nakena, nuko yampamagaye. Icyo ndi cyonyine, ariko icyo ndashaka kuzibagirwa nuko nakoreye umurimo nkubitwa kandi ngakubitwa ndi gusenga, nkakorera umurimo turi mu materaniro, intambara zikarota, abantu bagatatana, ngategura amasengesho, igihe cyo gusenga cyajya kugira umugabo agakinga urufunguzo akarutwima, kandi nahamagaye abantu baje. Rero nahantu ufite amateka menshi, ariko nabwo ndashaka kwibagirwa kuko iby'Imana yahambiriye byose yarabikoze, ndabibona byose byarasohoye. Ubu ngubu uri warabyizeraga? Bifashe imyaka ingahe? Bifashe imyaka ingahe guhera bwo 2003? Cyane yabivuze cyane 2007. 2007 imyaka 13. Yatari wa mugabo. Yatari. Ko Imana ari na jambo ivuga ngo rihe. Mu gihe noneho umaranye na Emmanuel cyangwa se n'abandi, turarahari tugiye kubwiza, tugiye kuvuga ukuri, ikintu utishimiye yakoze niki? Ikintu Emmanuel yitishimiye wowe utishimiye Emmanuel yakoze ukabatisha nyine kamere yaje tu kuvuga ngo burya iyo by'abana ukabarera ubu bazi, ntabwo ari ukuvuga ngo nuko turi kumwe hano kuri kamera. Mbo hari ikintu cya mbere buriya Emmanuel nk'abana bageze nko muri 2 mfitiye ubuhamya bufatika, harya nahagara nkabatangira ubuhamya. Hari Emmanuel uyu
hari n'uwitwa Byiringiro ni imfura yanjye n'abana ashobora gutangira ubuhamya rwose pe nkabatangira ubuhamya kuko twarabanye noneho ndanabagenzura barakijijwe barakijijwe narabagenzuye mu buryo bukomeye barakijijwe rero ikindi kandi bamwe banyubaha kandi bakunda gusenga ikintu ndashaka kwibagirwa kuri aba bana Byiringiro na Manuel uvuga ngo ni abana bubatse umutima wanjye nari mu ntambara zikomeye bakabibona buriya abahungu n'abana beza bakabibona nkabona bafashe Bibiliya hari n'undi mukobwa nawe witwa Josiane Imana imuhumugisha nawe Imana imuhumugisha njye mfite amateka menshi ngira ngo mbwire n'umuntu wese uri guca mu bihe bibi ihangane Imana yacu irahari ntawe ukinasenga rero nkabona babana n'abana batigeze bajya mu gakungu k'abakobwa mu kakungu ahubwo uvuga ngo aho bageze n'abana badakijwe bagakizwa bakabahindura cyagiye ndi mu mibabaro babona byancanze nabuze ukuntu mbigenza kandi ngiye ikintu namwe nirinda namwe ninda gutera abanange ibikomere ngo mbabwire ngo turashonje ngo byacitse hoya cyangwa byagenze gutya nta biryo narabihishaga ariko bo bakabimenya nkabona bafashe Bibiliya bakagenda bakajya mu butayu bakamaraho iminsi 2 basenga bakazahagaruka bansubizamo imbaraga noneho byageze n'igihe kubera bari bazi ko mpora mu mibabaro bakanyegera nicyo kintu ndashaka kwibagirwa kuri Manuel dutatangira kujya ntoza gukina filime tugakora filime two kunsetsa kansetsa nyine ubwo buzima twabutindanamo noneho tugatinda muri ubwo buzima ku buryo nyine igihe cyaragize akajya mpora mwibuka nta kintu rero kibi nibuka kinahari nakivuga ariko nabana nakuyeho imbuto ku buryo nanavuga nti naba mpari ntanahari nta gishyika uyu munsi ni abasore bamwe bakubaka n'ingo ubundi umukazana uba wifuza ku bana bawe birereye ameza ate bomba shaka umukazana kuko ndabizi ko bakijijwe kandi umukobwa uba wumva ugatisha uyu mwana umukobwa kwiye abana banjye wewe imico n'imyitwarire uba wumva wahereza aba bana bawe umuntu bashyingiranwa nawe wumva ameza ate numva uko mbyifuza ko numva nugusanyine nuko Imana buriya yo igira ukuntu yigisha Imana yigira ukuntu yigisha ubwo mbishobora kubijyamo nkabanivanze mu mugambi w'Imana ubinkizemo ari byiza twifuriza hari uburyo wifuza hari ibyo wifuza ariko ibyo nifuza cyane nuko Imana yabahereza abagore bakijijwe bubaha Imana batarebeye ku mashuri batarebeye ku buranga batarebereye ku gihagararo batarebeye ku idini ahubwo Imana ikabarebera umugore se Manuel arabikoze niko bimeze reka ubundi yavuga ngo umugore ukijijwe ubundi agakiza karimo ibintu buriya umuntu ukijijwe nuko bira muvandimwe nuko buri abantu benshi babyitira ngo ndakijijwe kubera kaje ijya gusenga niki ariko buri umuntu ukijijwe aba afite ibyangombwa byose byuko ari umuntu muzima rero yavuze ngo abagore bakijijwe numva aba ari umugore utunganyije umukobwa ukijijwe komeza kuba yubaha Imana kandi akijijwe uko yaba ari kose ariko yubaha Imana kandi akijijwe uyu munsi uri mu rugo umeze neza wabayeho mu gihe cy'akababaro igihe kinini ariko ubu ngubu umeze neza n'urubyaro rwawe ndabona mumeze neza amasura ku maso murakeye iyo hari ukuntu umuntu azinduka muri miruwari mu gitondo akira agahita areba mu myaka nk'icumi ishize cyangwa se none n'ubu ngubu ikintu gihita kiza mu mutwe ni ikihe icyambere kubareba byonyine ni igitangaza sibyo nanjye n'umuntu wese utuzi kubabona biteye ubwoba kandi ikintu ushimira Imana yambwiye ati rega humura abana nzagukuriza abana bawe nzabakuza mbahaye igihagararo mbakujije vuba vuba rero ndashimira Imana cyane mbibonamo imbaraga z'Imana njyewe ndebye ku bana mbona imbaraga z'Imana kuko birandenga nakibuka ubuzima twaciyemo ibyo twabayeho nabi uburyo nahingiye abantu uburyo nikoreye agataro k'ibijumba uburyo nikoreye igitoki ku mutwe cyane noneho ko nabareze ngenyene rero mbireba gutya nta mashuri nari mfite nta gishoro nari mfite nta mafaranga nta muryango wamfashije nkibuka ko byavuye ko Imana yari yavuze nkabona ibyo yambwiye yarabikoze bituma ndushaho gukunda Imana turi gusoza wowe cya kibazo nari mwubajije cyuko
iyo wirebye nawe muri tugaruke muri cyagiye cy'imyaka 3 Wow. umaze ukimara kuba imfubyi urerwa na mushiki wawe nawe bwari ubuzima nabwo Bugoye kabisa. bwari ubuzima bugoye iyo wirebye ubu ngubu ukabona uri umusore umeze ukurakeye Meze neza. umuntu w'i Kigali nyine urasirimutse niki kiguta kikuza mutwe ryari igihe nanjye njya nireba nko mu myaka 15 ishize nakireba n'ubu ngubu ntago nishima mpita ndakara ahubwo mpita ndakara sinzasubirayo. ntabwo ndakara mu buryo bwo kumva nagize umujinya ahubwo ndareba nti ni ahantu habi pe Wampa Imana sinzasu uharose waduka ugasenga. yego wowe ikikuzamo ni iki urakoze cyane. ikikuzamo muri iyo hari nyine reka ngisubiremo iki kibazo hari uburyo nyine uvyuka mu gitondo wenda ugiye nk'ahantu runaka ukireba muri miruwari ugatuba ati ubigenza gute ubibona ute nyine hari ubuzima umuntu aba yarabayemo atifuza kuba yabusubiramo icyo akora nk'uko nguko wari ubivuze njye ikintu kiza kinza mu mutima Imana icyubahiro kuko nuko wenda bitaku ariko tuzabigerageza mfite nk'agafoto ka za 2006 za 2000 ndi gato cyane none cyane cyane ko none ugakunda kunyibutsa nkareba ibintu Imana yakoze rero mpita mvana Imana ntago nzakureka kabisa mpita mbona ari ubuhamya burebure ngahita nibuka uburyo umuntu yagiye asonza nkibuka uburyo umuntu yagiye aburaho kuba nkibuka uburyo umuntu yagiye abura umuntu wamugirira neza. Turi mu bihe uri umusore uri muri ya myaka navuga ngo yo kwinjoyinga yo kuryoshya ubifatanya gute no kuba umukristo ubona bibangamiye ese itandukaniro riri hagati y'umusore w'umukristo n'utari umukristo mu buryo burambuye niri? Urakoze cyane biratandukanye kuko njyewe ikintu nkunda muri ubu buzima bwa gikristo ni ijambo ry'Imana nicyo nahamagariwe niwe muhamagaro wanjye noneho niryo rinyigisha kambwira ngo iyo ntitukira abacu ngo twigenge mbese wa musore ujye wishimira ubusore bwa minsi y'ubuto bwawe iminsi mibi itaraza ubwo uzavuga ngo sinejejwe nabyo ariko ugakuhita usanga ari irindi jambo ariko ujye wibuka ko ibyo byose Imana izagushyira mu rubanza. Rero nk'ibyo byose mbitekereje mugani wawe no kwinjoyinga niki bitamvana hoke gahunda no gukatira ibijyanye n'isi ubundi Bibiliya iravuga ngo nubwo turi mu isi ariko tuyibamo nk'abacumbitsi. Rero ndi mwo murongo nshobora kuba ndi umusore nkuko bibona ndi cyari muto niki ariko ku kijyanye no kuryoshya niba uri n'umukristo nkurikiye ubyumva ujye ujya mu byo gutwika muri hahiye mu bijyanye n'ibirori yanumvaga n'abajya no kubyina muri za boîte n'ubwo wenda corona yaje bazifunze ariko twe ntaho bihuriye twarakatiye gahunda no gusenga no kubana n'Imana ahasigaye tukigira ku birenge by'abatubanjirije igihe kikazagera tukigira mu ijuru niyo gahunda bijyanye no kuryoshya n'isi. Uyu munsi turi kumwe na mama Byiringiro umubyeyi wawe ese hari ibintu hari ukuntu ugira navuga ngo memories tuvuge ni ikintu uba wibukaho ibintu umwibukiraho bigera muri 3 urakoze haba mu buzima bwo gusenga cyangwa se mu kuba umwana mu rugo ibintu umwibukiraho ni ibihe? Undi ikintu cya mbere mwibukiraho pe cyo mu buzima busanzwe ndanamugundira ajya amenya iyo nshonje hari agasinyi utanga oya ntago ari agasinyi kuva twahura umva twahuye njye narazahaye bro inzara yari yarandiye narashonje burari igihe inzara ikurya ukaba umeze nk'umuntu urwaye kandi uri na muzima mbese mu magambo ugenda urwaye inzara muri make. Rero ikintu cya mbere nyamwibukiraho niyo nshonje n'ubu yambonye ahita abimenye kandi ikindi yumva icyifuzo cyanjye urugero nshaka kumbwira nti wenda nikondera inyama n'ubugari nawe niduhura wenda nawe urabyumva nk'iyo mubwiye cyane cyane iyo mukumbuye nkamubwira nti ndumva nkeneye kurya iki bana ahita abyumva kabisa ndabyumva ahita bani rwose urumva nk'icyo kintu kinyubakamo ibindi. Ikindi nibuka igihe twahuraga ari mu bihe by'ibibazo nimvuga ibibazo urabanga se ko numva yari umunyabibazo n'iki ariko ni igihe yari mu bibazo bijyanye n'urushako ntabwo njya mbyinjiramo cyane ariko
icyo gihe twahuye yari afite ikibazo ushaka bitameze neza umva mu rugo buriyo hatari amahoro rimwe na rimwe nkaba najyayo twateguye wenda ko turi buganire bana bro sintinya no kubivuga ugasanga umuntu agiye kurya hasa aryanye n'agahinda kubera kuvuga nabi usanga mu rugo hari umunabi n'iki ariko ikintu njya mwibukiramo mw'ibyo bihe cyane cyane ntabwo yabaturaga umujinya ntabwo yaduturaga umujinya kandi rero abivuyemo urumva kandi buriya nimba ari ikintu cya mbere barakibabaza kubona utari guhuza n'umuntu wawe mu bantu bana birababaza nuko ndabizi nawe uracyari umusore ariko Imana izabikurinde yego hamwe n'ishuri nkuko tuba tubitanga hano bakumva ngo n'ubuhamya bamwe bakaryoherwa n'iki ariko buriya kwigishwa n'Imana biragoye rero ntabwo aduturaga uwo mujinya nicyo ndakimwibukira nkanibuka ikindi yuko yajyaga nyumva buriya ndi umuntu ugira urwenya uzi kujya ubwira sinzi mbutazi ko hari ubwo ubwira umuntu inkuru ukabona nta kwitayeho nge rero iyo najyaga kumubwira inkuru nabonaga nyitayeho nkabona aranyishimiye tugaseka bityo ibyo naje nzanye nanjye ariko nabwo mfite ibibazo ko niba ushobora kuba uri umusore urinze ungana gutyo utarigeze urerwa n'ababyeyi bro ni ikintu gikomeye rero urumva ibikomere bindi bihabiri ya discipline Imana itanga uno muntu akaba ari igicamuke nkuko biri bivuga uri nka gahine uca ukubita kubita n'iki ariko nazaga n'umubabaro n'iki agahita nyakira ukundi niwe ntaba yavuga ati se uraza nturagahinda njye navuganye nawe n'iki akanyakira gutyo mu bana bawe iyo warize iyo wabonaga harimo utari kwakira ubuzima murimo n'iki wakoraga iki kugira ngo bimuhe imbaraga zo gukomera bose barabwakiriye ikijijwe byijyanamo hari ukuntu nyine ku myaka niba ari imyaka mito ubu ngubu biragoye kuba agasitore gato hari ukuntu nandi bahora yumvise muri primaire hari ukuntu umwana bamaze agati se akagenda akabwira umwana wo mu bakina ati wo mu bakina nyine akabwira umwana wo mu bakina ati ntabwo nariye ndetse wabuze n'umuceri basi ibyo urabwira wanyu ugateka ikimano ati twebwe ntabwo twaburara ndetse buraduteka ikimano n'umuceri rero hari muri iyo myaka y'ubuto hari uburyo uba mu buzima bubi muri abo bana mu bana warize harimo umwe wenda cyangwa se babiri batabyakiraga iyo batashaka kubyakira byagendaga bite mbo icyo gihe impamvu uwo mwana baza ngo iwanyu nta muceri ntibishyimbo nuko abazi ko yabyigeze ariko uri umwana wavukanye inzara akayikurana hari byinshi atakubaza kuko hari ibyo ataba yarigeze kubona rero nashimye n'Imana cyane ko n'icyatumye Imana nishima cyane yagiye ibana nanjye noneho n'abana mu mashuri nizemo kabatoza ibijyanye n'igihe turimo nta mwana wigeze ananira ngo nuko wenda ngo nta muhaye ibyo yifuza bagiye banyurwa n'ubuzima twabibona bakihangana twabibura bakihangana hari n'igihe bajya ku ishuri umwe none akajyayo undi ejo ntajya bakagenda bagura kubera iniforume bajya ibihe ni kubera iniforume cyangwa se none bakamwirukana mu ishuri akaza akajijisha nk'iminsi 3 cyangwa icyumweru akazasura mwarimu yaramwibagiwe rero ngo bagiye babyihanganira niyo mpamvu rero Imana yigisha neza nayo ndabishima ko ntawabaye mayibobo ngo nuko twashonje ntawagiye kwiba ntawidyandaritse bishimira Imana kandi bari benshi byari gushoboka rero ndabishimira Imana ko ntawigeze ndushyana n'aka kanya turi gusoza iyi ni Irakora TV twakiriye Emmanuel na mama Byiringiro bafitanye amateka menshi cyane bahuriyeho nkuko mwabyumvise tugitangira ikiganiro cyangwa se ikiganiro cyose tugiye gusenga urasengera wowe ugiye gufata isengesho mu minota mikeya usengere imfubyi cyifuzo usengera imfubyi mama Byiringiro nawe arasengera imfubyi asengere abadamu cyangwa se ababyeyi b'abagore badafite ibyo kugaburira abana cyangwa se badafite ibyo kubambika ikindi bafite ingo zimeze nabi abatawe nanone nibyo bice turenda kuko turasoje twahera ndaza bahe microphone noneho
urasenga noneho mama bw'ibyiringiro aze kudusoreza. Nkwibutsa ko iyi ni Irakura TV, ubuze gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tumenye uko mwumvisha ikiganiro, cyangwa se niba hari n'umuntu runaka mwifuza ko twamuzana hano kuri chaîne yacu nawe tuzamuzane. Turakwakiriye. Urakoze cyane, reka dusenga Imana. Turagushimiye Mana, turagushimiye ko ushobora byose. Darabivuze aravuga ngo Uwiteka witeguye gusenga ko batagira shinge na rugero, ngo urangije ukwakira utagusuzuguye, kandi ngo ni wowe ubesha mu mazu abatagira kirengera. Turagushimiye yuko uri se w'imfubyi ukaba n'umurengezi w'abapfakazi. Turagushimiye yuko ushobora ibintu byose. Turagushimiye ko ari nta jambo ujye uvuga ngo rihere. Turagushimiye kubw'iki gikorwa cy'i televiziyo watanze, kuko wari warabivuze kenshi, uvuga yuko tuzakora umurimo muri ubu buryo butangaje, nubwo twe tutabyumvaga, ariko Kristo ushimwe ko wari uwo kwizerwa. Aya masaha rero nsengeye abana b'imfubyi, hari abakiri batoya. Iyo umuntu akiri mutoya biba bigoye, nta nubwo abaza uburyo yakishakishiriza, nta nubwo abaza iki, ariko ndakwinginze kugira ngo ubane nabo nk'uko wabanye nanjye. Ubane nabo, ubarinde umubi, ubarwanirire, abakigira inama yo kwiyahura Mana ubasange amajwi ya Satani uyatesha agaciro, abakigira inama yo kwigirira nabi, abakigira inama yo kunywa ibiyobyabwenge ubibabuze mu izina rya Yesu. Baba marayika ugihereza umuntu bo kugenda bamuganiriza, ubabahereze kugira ngo babashe kuva muri ubwo bubata. Bamaze gukura nabo barinde kwijandika mu iterambere riri kuza ubu ngubu, ubahereze umurongo muzima, ubahamagare, ubaha agakiza, ko agakiza ariko kabasha kwigisha. Komeze kubana natwe kandi ukomeze kudufasha mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ufata mikrofone noneho usengere bya byifuzo. Turagushimiye Imana yacu kandi turaguhimbaje, tugushimiye cyane kugira ngo cyiza twagiranye na bene data. Turagushimira cyane ku mirimo itangaje wakoze. Uri Imana idahinduka, uri Imana itabeshya. Wakuvuga bwakwira bugacya, wavuga imirimo itangaje amaboko yawe ukora. Mu izina rya Yesu turagushimiye rero. Niyo mpamvu dusengeye imfubyi Nyagasani Imana n'abapfakazi. Mana, hari imfubyi zatawe, hari imfubyi zitigeze zibona ababyeyi, hari imfubyi ntoya ndetse n'abandi bamaze kwegera hejuru. Abo bose turabibutse kugira ngo kwa tugire neza, nawe ubibuke Mana, ubagire neza Mana, ubagire neza, ubiteho. Hari abadafite imiryango Mana, hari abatawe n'imiryango yabo bayisohokamo. Turasenze kugira ngo Uwiteka ubibuke. Hari abana bari ku mihanda Mana, hari abatagira aho kuba, abarara muri borodire, abarara mu mashyamba no mu bihuru, abari mu miryango Nyagasani batumvikana. Abo bose turabasenge kugira ngo ijuru ry'amahoro, ijisho ryawe ribahoreho, kandi ubarinde umubi, ubarinde Satani, ubafashe, ubashyigikire, uzabahamagare. Sengeye abadamu bibana Mana muri rusange kugira ngo aho bari hose ku isi hose Imana ubaremera ibyiringiro, ubaha imbaraga. Hari abari kurera abana nta bushobozi bafite byo kubahereza, hari abarera muri kode, hari ababuze amashuri, uburyo bwo kubishyura amashuri. Abo bose Mana ubibukiye Nyagasani Mana, kuko ari nta jambo uvuga ngo rihere. Ubarindishe ijisho ryawe kandi ubarindira abana kugira ngo bahe ubwenge, barinde ibishuko, barinde kugira ngo Mwami Kristo ubahe agakiza mu izina rya Yesu. Ufasha abo bana kugira ngo ababyeyi babo babashe kubarera. Turasenze kugira ngo ufashe n'abandi bose batwumvishije. Harimo abarwayi, hari abarushye n'abaremerewe, hari abadafite akazi. Mana Data, dusengeye ibyifuzo by'abantu bose muri rusange kugira ngo umuntu wese Mana utwumva cyangwa uzatwumva azabonera ihumure kuri uyu murongo, azahabonera ubutabazi kuri uyu murongo, azahabonere ubutatsinzi, azahemburwa n'amagambo yawe yose azajya havugirwa. Turasenze kugira ngo Uwiteka Imana imitima ya benshi bashimire, bafite indwara zananiranye uzikize mu izina rya Yesu Kristo. Ababoshwe na Satani ugenda uca imigozi n'iminyururu Mana, turasenze kugira ngo ukomeze kubana natwe. Mbisabye nizeye ko ukora mu izina ryawe Kristo. Urakoze, amen.